Tunashimira cyane umuyobozi w'akarere ka Rwamagana koko niwe watanze support kugira ngo iyi ndirimbo korwe mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. Waturirimbiraho? Yego. Tumutore Kagame n'umusingi w'igihugu n'umusingi w'iterambere. Yaduhaye imihanda, yaduhaye amavuriro ndetse n'amashanyarazi. Yatwubakiye amashuri, yaduhaye ibitaro. Wamushinze iki? Wamushinze iki? Niyo mpamvu njyewe mukunda. Mutore cyane Kagame. Ngo bombastike ni mpaka, nafata ibyana ni mpaka, reka nabyimpaka. Abajama bose bakunda bombastike ni mpaka, nafata ibyana ni mpaka, reka nabyimpaka. Abajama bose bakunda bombastic, abahungu bose bashaka bombastic, ziraturika nizatuma mpeza bombastic. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Basuhuje mwe mudukurikiye kuri televiziyo za Buganza TV ndetse no kuri F1 Rwa TV. Aka kanya rero nkuko mubizi tugiye kugaruka muri showbiz. Tugarutse noneho tugiye mu murenge wa Munyiginya kugira ngo tuze kuza kubereka ibiri kuhabera. Tudatinze reka tuze kuza kuganira n'umwe mu basore b'abahanzi bagaragara muri uyu murenge wa Munyiginya, cyane ko we afite umwihariko we uko ameze nuko agaragara n'uburyo aririmbamo biraza kuba bitandukanye cyane n'abandi bahanzi muzi. Reka tujye kumureba. Miriwe. Witwa nde, wakibwira abagukurikiye kuri televiziyo ya Buganza TV? Okay, amazina yanjye nitwa Ntayomba Eric. Amazina nkoresha mu buhanzi nitwa Lucky Brown Bikoko. Witwa Lucky Brown Bikoko. Yego. Ese ko mbona Brown usa gutya? Ya, gusa gutya ubu ngomba ndi mu kazi ngiye nikora mu cyuma gisya. Ya. Uri umuhanzi ukanakora mu bijyanye no gusya ifu. Yego, impamvu ngiye nyine ntago ndatangira guhembwa kuri channel. Ufite channel? Mfite channel nkoreraho ariko nyine ni muri bwa buryo bwo kugira ngo mbe nagaragaza ikintu nkora. Ntago ndabona motivation. Wenda mu kwihuta reka tugufashe. Channel yawe yitwa ngwiki? Channel yanjye yitwa 51 TV. 51 TV wandikamo 5 ugasigama akanyu kandika TV. Urakoze cyane. Ese ko tuzi ko abahanzi benshi usanga baba ari abastare mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga baba bari mu muhanda bambaye neza, bambaye imyenda igaragara ko ari abasore ndetse bakaba ari n'inkumi bakeye ku buryo bugaragara pe ukamubona ko ukanabona ko ari umuhanzi. Wowe ukaba uri umuhanzi usa gutya, ubifatanya gute no kubusa gutya no gushaka kwamamara mu bijyanye n'indirimbo? Okay, buriya rero buriya kuba umusitari no kuba wakinjiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kuba umusitari ku isura ariko nta kintu winjiza. Ushobora no kuba umusitari ariko uninjiza. Njyewe size nsanze hano turamutse duhuriye ahandi hantu nambaye nashyizemo nta nubwo wabasha kumenya ko ari njye. Hari ubundi buryo urya wambaramo ukagaragara neza butari ubu ngubu? Ya, njye hari uburyo nshobora kwambaramo kananyoberwa ntunamenye ko ari njye. Kereka ko nahagarara nkakuramo rinete nkakuvugisha. So sanze nambaye iki kigofero se? Nese nuko njye ntari umusitari nk'abandi. Niba atari ibanga ni iki cyatumye Gafarini aka kanya twasuye umuhanzi yambaye ingofero? Impamvu nambaye ingofero ndi kugira ngo mishe dread zanjye. Ufite dread? Cameraman reka abanyarwandize dread. Ya. Batazanagira ngo batazayanga wenda ngiye mbaka byombo mba mfite dread. Izi ngizi yo nazitunganyije neza mvuye muri salo bazikoze bande tusheba kubisemo n'ibirungo byazo. Ngiyewe nkambara rinete n'imyenda yanjye n'urukweto dushobora guhura ndi mu nzira ntumenye. Uwambara neza nyuma y'aka kazi? Ngiye nambara neza nyuma y'akazi cyangwa se ari uko wenda mfite urugendo ngiye gukora. None se ufite izihe mbogamizi wenda mu gutunganya no gukorerwa umuziki? Okay, no kuvuga ngo ngiyewe uko ndeba aha ubundi njya ntangira ibintu byanjye by'ubuhanzi
ni ibintu nakuze niyumvamo yuko ngomba kuzaba umuhanzi. Ntangira nkoresha amarikode ya telefoni, ukabona nyine ni ibintu bitasobanutse, ngeraho noneho niga uburyo najya nshaka uburyo bwo kubikoraho kuri phone nka studio, ndabikora nabwo bitangira kugenda bizamo gake gake, ariko nyine ukumva ko namwihari kurimo. Ndavuga ati noneho ngiye gukoresha ko nshoboye, wenda mbe nashaka uburyo bwo kujya njya studio. Kuko nta muntu twakabonana ngo ngeze studio mbe nabasha kugeraho nitinyuke. Aho mariye kugerayo rero, aho mariye kubona amafaranga njya studio, niko guhita nkora indirimbo ebyiri, abantu barambwira ati kabisa urabasha komereza aho ngaho, ibintu n'ubundi ngiye mbikora nk'ibintu nifuza ko bizaba umwuga apana kuba ibintu byo kwishimisha. Ujya muri studio se nta muntu wenda waba warigeze agufasha mu bijyanye no kugira ngo ukore urugendo rukwerekeza muri studio? Okay, njya kujya studio, umuntu wangejejeyo akamuza n'umuproducer, n'umuhungu witwa Omar Nyandwi. Yeah. Kuba tazi rero Omar Nyandwi niwe ngewe MC Bob Juno, nje nago ndi kwikina, nije umuntu wa mbere wamujyanye muri studio, ariko indirimbo ya mbere twaririmbanye nawe muri studio ntabwo ari nge wayishyuye, yishyuwe ku bufatanye ku nkunga y'akarere ka Rwamagana, biciye ku muyobozi wako Meya Rajab, niwe muntu watwishyuriye indirimbo ya mbere. Iyi ndirimbo urakibuka icyo yavugaga? Ya, ndayibuka, ni indirimbo yo kwamamaza. Waturirimbiraho gatoya niba koko iyo ndirimbo. Tunashimira cyane umuyobozi w'akarere ka Rwamagana koko niwe watanze support kugira ngo iyi ndirimbo korwe mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. Waturirimbiraho? Yego. Tumutore Kagame n'umusingi w'igihugu, n'umusingi w'iterambere. Yaduhaye imihanda, yaduhaye amavuriro ndetse n'amashanyarazi. Yatwubakiye amashuri, yaduhaye ibitaro. Wamushinze iki? Niyo mpamvu ngewe mukunda, mutore cyane Kagame. Okay. Iyo ndirimbo rero ni imwe mu ndirimbo zagaragaye muri kano karere ka Rwamagana, by'umwihariko mu murenge wa Munyiginya. Iyi ndirimbo reka baratewemo inkunga n'akarere ka Rwamagana nk'uko twabibabwiye. Ese Lucky Bikoko Brown, niki wabwira abantu b'abastare bandi banze gukora, tubona ko ari abajene hano mu muhanda banywa ibiyobyabwenge, cyangwa nawe usoma ku itabi? Nta nubwo ibyo bintu nabitinyuka. Ntago nk'itabi? Nta nubwo nabitinyuka. Buriya nagiye akenshi mpura n'abanci intege bakambwira ati utanyweye ku itabi nta kintu wabasha, utanyweye ku rumogi nta kintu wabasha. Ati si ubwo wajya utama abantu imirongo gute ko wagera kuri mikoro ukahita ubura umwuka? Okay, njyewe ibintu nkora n'umwihariko wanjye undimo, ntago ari ibintu njya gushakisha mu biyobyabwenge, kuko no kugira ngo nkore ni uburyo bwo kwirinda ko nagenda nkabura amafaranga nkinjira muri za ngeso mbi zo kunywa ibiyobyabwenge no gutega abantu. Kuba ubundi akenshi bari abantu wumva bamburwa, usanga abantu benshi babyihisha inyuma ari nk'abantu dufata nk'abastari. Yakoze indirimbo, yagiye yanze gukora ngo ni umustar, yigize rasta, yamara kugenda yamara kunanirwa gukora, ejo yateganya iyo ndirimbo yo kujya gukora akabura amafaranga yo kuyikoresha, akajya acungana nk'abantu baba basinze, akabambura, abacaka, abapepuza amafoni, ibintu nk'ibyo nyine tu. Yes. Iyo ni imico mibi kandi nawe ubwawe ugaya. Iyo ni imico mibi. Hari indi ndirimbo nibura waba ufite? Yego, ndayifite. Ufite indirimbo nka zingahe? Ubu ngubu umaze kugira indirimbo zigera muri 4 zikoze. Yego, ubundi mu buryo buri audio, ariko maze gusohora 3. Hari iyo ngiyo ni Kagame, hari Bombastic, hari Umuhoza, yitwaga Pome, yo nago ndayirekura. Turirimbire indirimbo bita Umuhoza yisangiza abanyarwanda bumve ijwi ryawe ry'umwimerere hatarimo beat. Okay. Bahora banshinze ubusambo ngo ni Imana Kebo osintangaravo nje uwo nkunda naby'imikino, mukunda urukundo rukamugumaho nanjye rukangumaho nje nikundira kamarayika, kankunda urukundo nabyo gukina, kankunda urukundo nabyo kunjyajya. Nje nikundira kamarayika, kankunda urukundo nabyo gukina, kankunda urukundo naby'ubujyajya. Ni wowe umuhoza wanje, umuhoza wanje, umuhoza wanje.
ni wowe umuhoza wanjye umuhoza wanjye umuhoza wanjye ntunde kure 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 ntunde kure 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 urakoze cyane rero iyi ndirimbo bayita umuhoza n'indirimbo rero ya Lucky Bikoko Brown. Uyu mutipe rero muri kubona ahangaha nimumubone asa gutya kubera ko hano tumuguye gitumo kandi tumusanze ku kazi. Icyo nakubwira cyo tumuziho nuko ni n'umukinnyi wa filime, afite filime nyinshi, uruherekane rwa filime yagiye agaragaramo nka filime Mimi, Amarenga y'ubuzima ndetse n'izindi filime zikiri muri studio zitari zasohoka. N'umusore rero ugerageza kuba yakishakishiriza ashaka uburyo ashobora kuba yabaho. Ese ibi bintu uri kubona wenda kubukora ahangaha no kubifatanya n'umuziki, ese nibura reka tugaruke ku muziki cyane cyane, urabona umuziki ko wenda ari aho uzakugeza? Tangire naho maze kugera bingaragariza neza ko nabura hari igihe kizagera nkagafata nimara kubona motivation igaragara. Watubwiye ko waririmbye Bombastic cyangwa se waririmbye indirimbo Bombastic. Bombastic waririmbanye nande ko ku mbuga nkoranyambaga indirimbo ishobora kubiriho yaramaze gusohoka ariko mu buryo bw'amajwi, wayiririmbanye nande? Bombastic nayiririmbanye na Bob Juno. Bob Juno niwe mwaririmbanye Bombastic. Uramuzi se Bob Juno? Yego niwo. Muzi? Ndamuzi ko no ku mateleviziyo nyine kuri na face to face gutya n'ubu turi kumwe bamenye ko ari weho dufitanye. Bamenye ko ari nje. Bamenye ko ari we dufitanye. Okay, ngaho ririmba twumve. Ngo Bombastic ni mpaka nafata ibyana ni mpaka reka nabyimpaka abajama bose bakunda Bombastic ni mpaka nafata ibyana ni mpaka reka nabyimpaka abajama bose bakunda Bombastic abahungu bose bashaka Bombastic ziraturika nizatuma mpeza Bombastic kubera inzoga duhora twifuza Bombastic ziravuga ziturika neza Bombastic iyo rero ni chorus ya Bombastic. Noneho nanjye wenda wayiririmbyeho nakabaye mbaha kapera ariko ntabwo umwanya uri kutwemerera, niba byakunda ko twashiramo kapera, umwanya ni mutoya wenda kapera n'ubuye butumwa wenda wahereza urubyiruko koko dufite umwanya mutoya. Okay, ikintu cyo ubutumwa mpereza urubyiruko sasa ubungubu ahantu igihugu cyacu kigeze naho natwe ubwacu tugeze, bigaragara ko hari abakitayeho, hari ababikoreye babiharaniye kugira ngo twebwe tungane gutyo. Natwe rero tugomba kwereka abo ngabo batubyaye bakanadukorera tukaba tugeza, tugomba kubereka ko batigeze batumwanya, ahubwo tukabereka ko tugiye kubaviramo imari, tugakorera natwe igihugu cyacu kugira ngo natwe abazadukomokaho bazaze basanga igihugu kimeze neza kurenza uko twebwe twasanze kimeze. None se kubijyanye n'urubyiruko rwanze imirimo, ruhunga imirimo, rushaka gutungwa n'ababyeyi babo gusa kumva ko bakwiye kwicara mu muhanda bakanywa agacupa, bakanywa inzoga zitandukanye, bakanywa urumogi, wowe niye nama nibura wabagira? Okay, buriya inama ya mbere ngiye ngomba kugira urubyiruko, hari ikintu urubyiruko tutajya rubasha gutekerezaho. Twebwe twarabyawe ariko nyuma yo kubyarwa abatubyaye barimo barasaza, ntago babo bari kugaruka ubwana. Twebwe rero nkuko bo bari gusaza bakeneye ko mu masaziro yabo ariko tuzabagira. Mu gihe rero tutakoze ntago tushaka kubagira, ahubwo usanga ejo tuziba natwe ko twinaniwe. Rero tugomba gushyira hamwe nkuko burari uwitwa Tuyisenge niwe waririmbye ngo twese nk'umutima umwe turi igihugu kimwe. Tugomba gushyira hamwe tugakora kugira ngo dukore ejo hacu hazaza n'ejo h'ababyeyi bacu aho bazagera bakananirwa. Tugomba gukorera twebwe n'abazadukomokaho, tugakorera n'abo twakomotseho. Yego. Niki wifuza ko wenda abantu bagufasha? Ikintu nifuza ko abantu bamfasha nkeneye umuterankunga wo kugira ngo mbe nabasha gukomeza ibihangano byanjye, kandi no ku bantu babasha kureba kuri iyo channel yanjye ndi gukoresha bajya bafata nk'izo ndirimbo zanjye bakazisharinga ku WhatsApp, ku Instagram n'izindi mbuga kugira ngo mbashe kuba nagera kure. Aha rero wari uri kuri televiziyo za Buganza TV.
Okay. iki wabwira abakunzi ba Buganza TV? Abakunzi ba Buganza TV ikintu nababwira iyi televiziyo ndatekereza neza ko igiye gukomeza kubaha show byinshi cyane bari bakeneye, bagomba nabo kugerageza uburyo ki igomba gukura ikajya bagezaho ibintu byinshi cyane. Urakoze cyane. Bakunzi no mwari mudukurikiye kuri mikoro ndetse no kuri televiziyo za Buganza TV. Televiziyo yacu nakagaruka, ibiganiro byacu nakagaruka, ibiganiro byacu bihoraho. Nahandi rero ushobora kuba wabona amakuru yizewe yimpamo kandi imvo n'imvano. Nahandi rero ushobora kuba wabona ibitangaza amakuru bijya gusura umuntu mu cyaro nk'iki ngiki twaje mu hangaha muri mu Nyiginya hangaha Inkomangwa hano hafi neza mu mujyi bakunda kwita Baghdad. Nje rero mwari muri kumwe muri iki kiganiro kigufi dukoze n'uyu mustari wacu Bikoko Brown. Banyita Bob Juno nk'uko bisanzwe. Komeza udukurikire kuri Buganza TV. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa.